Ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe ahantu hose waba uherereye hino ku isi, haba mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu. Ndagira ngo ngushimire cyane wewe tugiye kubana muri kino kiganiro. Njye nk'uko bisanzwe banyita Joshua. Ndagira rero tuganire kuri iki gitaramo cya The Ben agiye kuzakorera i Kampala, ndetse n'abahanzi bagiye kuzajyana nawe, ndetse n'abantu bazamufasha, ndetse na bandi zamufasha muri byose, nyine ku buryo iki gitaramo cyose kizagenda. Rero The Ben ageze kuri imyiteguro ye y'igitaramo ateganya gukorera i Kampala ku itariki 17 Gicurasi 2025, aho Kevin Kade na Element R bari mu bazamufasha gususurutsa abazakitabira iki gitaramo. Ku rutonde rw'abahanzi batangajwe ko bazajyana n'uyu muhanzi i Kampala harimo Kevin Kade na Element R, bakoranye indirimbo bise Sikosa. Ni indirimbo bakoranye rwose, ni indirimbo yabiciye, ni indirimbo rwose bakoranye na The Ben, Kevin Kade n'uyu nguyu Element bakoranye bayita Sikosa, ndetse azajyana na bande bita Symphony Bande. Byitezwe ko bazajyana izamucurangira rwose. Ni itsinda tumaze kumenyera hano mu Rwanda. Uretse aba bahanzi bazaba baturutse mu Rwanda, iki gitaramo kizitabirwamo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, harimo Irene Nale, Ray G na DJ Spini. Murabazi cyane. Iki gitaramo rero kizayoborwa n'umu MC rwose abantu benshi cyane bakunze bita Mariachi, mu gihe hazaba hari n'abanyarwenya barimo Maulana na Regine, kimwe na Dr. Okelo we yaje no mu Rwanda muri Genesis Comedy rwose, bari kwizihiza imyaka 3. Okelo yaraje, twaramubonye, ni umunyarwenya rwose abantu benshi cyane bakunze. The Ben agiye gukorera iki gitaramo cyo kumvisha abakunzi be alubumu ye nshya yise The Pretty Love, kikazabera muri Kampala muri Serena Hotel. Kwinjira muri iki gitaramo rero ni 150 ahasanzwe. Ameza azaba ateye muri VVIP azaba agura 400, naho ameza yicaraho abantu 8 azaba agura 3 miliyoni. The Ben agiye gutaramira i Kampala mu ruhererekane rw'ibitaramo amaze iminsi akora mu rwego rwo kwerekananisha iyi alubumu ye bise The Pretty Love. Ejo bundi avuye mu Bufaransa, none ubu ngubu agiye muri Kampala muri Afurika. Ibitaramo rero mbere na mbere ubundi byatangiriye i Kigali ku itariki ya 1 Mutarama 2025, bikomereza rero mu mugabane wa Aziya. Aragenda rwose, arangije ahita ajya mu Bufaransa Rio, aragenda arahataramira. Abantu benshi cyane barabikunda, bagenda bamutumira ahandi. Ajya mu Bwongereza ndakeka, none ubu aka kanya akaba agiye no kwereka alubumu ye nshyashya i Kampala. Akaba azaherekezwa rero n'aba bantu twagiye tuvuga, Kevin Kade, Element R. Yakarusho noneho rero bafitanye indirimbo bita Sikosa. Urabizi neza, niba wibuka cyane, tujya kurangiza umwaka wa 2024 na 3 na 3 rwose. Aba bantu baraducurangiye cyane rwose, banatubyiniye indirimbo bita Sikosa. Ni indirimbo rwose abantu benshi bakunze, kuko iyi Sikosa yanahataniye igihembo hano mu Rwanda cy'indirimbo nziza cyane, ariko gusa ntago yigeze igitwara. Ariko gusa urumva yari iri mu bahatana. Ubwo rero nkaba nkubwiye yuko, kandi nkagushishikariza nawe, niba ufite gahunda ku itariki 17 Gicurasi 2025, duhurire rwose i Kampala tujye kwirebera igitaramo cya The Ben. Nge mwari muri kumwe, banyita Joshua. Ndagira ngo niba utarakora subscribe, ndagira ngo ushishikarize kuyikora kuko byiza biri imbere. Ndagira ngo ushishikarize uze kureba ayandi makuru ya mukanya ngiye gukora mukanya.
ciao ciao.